ganza n'iki kiri kumutera ibintu ganza kubera ko ushobora kunkorera ibintu nk'ibi Ifata mboro kubera icyo ngo bajya bahemuka Ewana nitabye kabisa. Sha rero kujya kare akamodoka nabonye kuri statero gifashe gute? Bo ni ya Vigo cyangwa? Ni Vigo. Ko ndayikeneye nkeneye kuyikoresha mu kazi. Hari ibintu byinshi nshaka kuyikoresha. Urabona ko itwara ibintu inyuma, itwara abantu benshi imbere. Cyane nziza kabisa. Mbona nayikenera. Urabona ko buno misi imodoka zarahenze. Idolari ryarazamutse, umusoro warazamutse. Ira Vigo arabona na boss ifite shop Nyamirambo na mu mujyi na za Gisimenti hose. Bo cyukoze umuvanyimwe nk'inshuti ni miliyoni 30 wani ndiguhere. Sha. Wenda arabundi ntago nashiramo imiyaga n'ibiki byose ariko wowe kuri 30 miliyo diru turayirangiza. Ndabyo imodoka zarahenze ariko uzirikane ko ni dolari ryazamutse. Sanse nayo yaruriye kandi ibyo ni ikimenyetso cyatuma ugabanya ku giciro. Ariko jewe nakora jewe kukifu kuba ko nyikeneye. Ashobora kugwa wakuraho udufaranga. Wakuraho nka miliyoni zinga. Hirwa inshuti yanjye. Reka nkorohereze. Iriya modoka ndagukatura miliyoni 2. Ishobora 28 diru turirangiza. Ariko nibutsa kandi mfite imodoka rava nshaka kuba wayingurishiriza noneho nkabona ko ariko wansikiye itekerezo cyo fata ira rava yawe. Mfite n'umudamu wansabira avuye kugwa. Reka kugurishirize ni n'amafaranga avuye mago tuyahereho umuntu yakomaho ka umva. Jya muri yo deal noneho tuzareba imibare izava muri yo rava. Then dukomeho nishiriyo rava. Ariko nizere ko n'andi muntu uzayiha. Irava nta kibazo ifite? Nta kibazo ifite. Bo mfite umudamu rwose reka nze diru ndayirangiza bitarenze kwa kabiri. Okay, nari binoneho. Nanjye uzaze mite nkubita gasheke. Ewana sansa. Kandi amafaranga ahora nare. Ariko ndabona ufite ibintu byiza cyane ubwo ukanya bikarondo. Bashaka abantu waribonye izina. Zero worries what? Urumva zero worries. Abajama banje bose ubu ngubu. Nta bintu byamarira wabibona. Ahubwo reka nkubwira kandi ukubwenge. Muri no minsi ifite aba diaspora bafite zanjye benshi basha. Bose no kubayobora muri zero worries. Nanjye mpita mbashyira muri rava mbasohokana tugenda. Twitemera tujya ku mazi kugira. Ibintu ndi wahoro umuntu waje nakumvira. Sawa santi musaza turi kumwe. Turi kumwe nari. Sawa merci. Okay. Bonjour, princesse. Princesse. Ubaye iki ko mbona utameze neza? Princesse. Bona musite princesse. Princesse. Urarwaye? Wambwiye ikibazo ufite sheri, byagenze gute kutameze neza? Ndabona ukuntu umeze. Ngerageze guhamagara umushoferi se byibura gucyure. Ndabona ukuntu umeze utajya mu muhanda gutware. Agaruka nkuzi pe. Muhamagare. Please. Kwa time ndiko nashaka kuba ndengeye nyine muri aka kanya. Nta kibazo. Basi ngusaba kandi ugerageze nunyenera umamagare. Sawa. Karibu kiriya. Yariwe. Ngira neza.
makuru neza karibu Stari wampaye umwenda ngende gukwira ndayifite hano ntabwo ari umwira nshaka shaka udagukwira ndashaka ikanzu y'umukobwa wanjye kamukwereke neza turayifite nta kibazo yambara amakanzu gusa nshaka agakanzu ariko keza keza rwose nyerekana hari binsanzwe mbikora nguye shayo ndazifite zirimo uyu munsi niwe wanjye ahubwo gutya ariko angana nyine akunda udukanzu twiza reka turebe ifite amaboko ifite ibara ryiza ntaranayireba nakwereka n'izindi ndazifite haba reba naka nako kujyana mu birori cyangwa ni surprise gusa mbona amakanzu arimo mbona ntaye nkunzi reka ngwereke indi none n'uyanga bwo tureta tubivamo ikanzu yewe imyenda ndayifite do reba n'ifoto wanyeretse kandi kubona bifitanye isano n'ibara ry'uruhu bakankuriraho tukareba nta kibazo aha ngaha ni inyuma hano ni imbere kamanutse neza ashobora kukajyana mu birori mu anniversary mu bukwe ahantu hose ayibonye uziheruka he izo ziheruka ngenda kwiharira irahara ahubwo mba ndarenze njyewe yamukwira ndakeka igize nk'ikibazo itamukwira ese ntiyagaruka yaza mwazana cyangwa ukamuha ntabwo akanimero cyangwa mukagarukana yakoroha ntaribi ariko yamukwira nangahe ntagihenze cyane ni bimwe by'abacuruzi nyine nangahe kubera ko 50 nayafata nahita nyemera 50 usubira yakwiriye koko irayakwira ko wayibonye ubu ikibazo cyawe rero urimo urahinduriza gusa ntabwo ureba imbere n'inyuma wayibona 50 kayama nkahita nkutokeshereza umukobwa nkwereke ntabwo nkugora si igiciro ni igiciro ariko kiba kiri hafi y'ikiguzi oya umukiriya yemerewe gusubiza reka nguhe 40 40 simvuze menshi ra urumva uhubutse ni ukuri yakwiye nk'35 ariko nyemeye ntabwo wakumva ufite ikibazo ndayemeye 40 wambwiye niyo nemeye kampfunyikire nta kibazo uriya makode ko nta kashe mfite nimero isanzwe ariko nta kibazo wikigora ndayishyira mu modoka wikipfunika amazina ni Hirwa nayabonye urakoze cyane nawe ariko uzagaruke tukwambika iyo taye twayambika mfite umuntu nyambika merci Prince mwana wawe ukomeje kuremba nyamara ukomeje kuremba Prince warwaye ufite ikihe kibazo se ko mbona utameze neza ntabwo uri princess ufite ikihe kibazo nzeri stress zo ku kazi uzatuma uryama gutya mbwira niba utameze neza ngo ujyane kwa muganga ko ndabona ntabwo nzi ibyo ari byo pe oya ntabwo nagusiga wenyine ntabwo byakunda urabona ntabasha kugusiga wenyine mbwira nyisanzuraho ndi mama wawe niba hari n'ikibazo ufite ukimbwire mwana wawe ni ukuri
isanzure umbwire niba hari ikibazo. Urarwaye se? Ni mu nda? Oya. Natekereza ko ari akazi kenshi. Reka mpamagara umushoferi rero nkujyane kwa muganga ubwo yaba ari umunaniro. Oya mama, biraza gushira ugira ikibazo. Nta kibazo. Birashira? Yego. Umunaniro ukabije urica mwana wanjye. Oya humura ntacyo mbahubwo ntashaka kuba njyanye ndi njyenyine kugira ngo ndebe ko ndi bumere neza. Ngiye kukureka uburyamye ariko nuwumva urembye umpamagare sibyo? Yego nacyo. Hari utwo ndi gukora mu gikoni niwumva byanze uhita umbwira sibyo? Yego ndakubwira. Ako ntumeze neza nubwo uri kumbeshya. Nta kibazo. Sawa umbwire? Yego. Njira. Bite dia? Waramutse Peter makuru. Makuru meza biragenda. Biragenda. Minsi myinshi wana? Minsi myinshi cyane. No muri office mumeze neza afite fresher. Twege kuri tene ntago byoroshye. Ntaho dura n'izuba n'imvura. Izuba imvura reka bimeze nabi hano hanze. Ko nashaka princesses. Ntago menye ibyabaye se. Maze iminsi birarwaye. Sure. Yego. Kuva ryari? Hashize iminsi ibiri kandi kukubwira. Nisuka dara kazi nigapfa. Oya, dukoresha uko dushoboye ntago kapfa. Indi ukora mwanya wese yadahari. Arahari. Arana abakozi benshi se ntubazi. Okay, niyo yaje gushaka reka nikomeza akazi kanyu basi. Nta kibazo urakoze. Ako nawe warabuze. Ntago nabuze. Gerageza mu makazi bari. Ngomba kubona ku ya mbere twahembwe kafasha. Sipiriyani yabonetse. Niko bimeze. Sawa sante. Sawa merci. Prince, Amakuru. ni mwiza. Mese neza. Nziza cyane. Uratwanze. Uyashawe ntabwo nabanga. Ni ukuri. Princess ameze ate? Princess yararwaye. Yarwaye cyane ari. Amaze n'igihe. Watambwiye se? Yararembye ni telefone ntayikoresha. Ubwo niyo mpamvu twarembye cyane. Ararembye cyane. Ahubwo nibaza impamvu utaratugera. Siporo ejo bundi. Ariko ntiyambwiye. Ubwo ni nyuma yabwo rero kuko yararembye pe. Yara ntabwo nabimenye ariko ndaba basura vuba pe. Ni ukuri uzaze kuko ameze nabi. Ushobora no kuza hari ejo nimugoroba cyangwa uyu munsi nimugoroba simbizi ndareba. Useshani wenshi utagira urabizi wenda wamusubizamo ibyiringiro ararwaye uzaze wirebere wumve ko no kurya atabibasha ndaza ariko ndaza ararembye ngiye kumushakira imbuto hano hepfo hariya mbonye tumwe ariko ngiye kuri hano hepfo ko mbona ibindi ariko uzaze ararembye n'ukuri sawa mukabwanjye murakoze mama Princess mwana wanjye yabaye Princess kingura kingura nkubwire Princess wababariye mama wawe basi kingura nkubwire mwana wanjye yabaye Princess wakinguye kingura nkubwire Princess Princesse, ça va? Ça va. Mais je te sens là, je dis comme invitation. Chagra.
mbabarira reka burage rwose. bimeze gute byagenze gute Ndaguha invitation se njyewe nande. na ganze jabonde bagwaye imodoka ese nabonye bishyushye n'ukuri Gra ndagira ngo ubwire ko nguhamagaye kubera ko ntameze neza pe. oya n'ibiki urancanze Ahubwo kuki wampaye umuhungu w'umwana mu bunkorera ibintu nk'ibi ngibi? ganza byagenze gute Gra ganzaje reka nkubwize ukuri. Njyewe navuye ku kazi nk'ibisanzwe, nkora dushe, mfata telefone ngiye guhamagara Ganza nk'uko dusanzwe tuvugana, telefone ikajya isimbuka. Ngira ngo ahari wenda ni njye udafite connection. Njya kuri WhatsApp ndamwandikira, ngiye kumwandikira. Nasanzeho message numva nkubiswe n'inkuba. Yanyandikiye princesse bla bla bla, uri umwana mubi wanesheje igihe, ngo baragira amenyeshe ko guhera uyu munsi ndetse ngo ndi umukobwa w'ikirara naramubeshye. ejo bundi umuntu waguhaye imodoka cyane se mwari mwaravuganye neza njyewe duheruka kuvuganira rwose twari twavuganye neza gra ibintu byose namaze no kubibwira mama. urabeshya kumva atari ganza shiri wanjye naganze ubwo narabimubwiye ko mama wanjye abizi. Gra yanyandikiye message ankatira mbi cyane, arangije agerekaho kumboroka ku buryo ndashobora kumuvugisha. Yamburotse yego ngo ntazigera yongera kuvugana nanjye mu buzima. umuntu kuvuga atari ganza naguhaye ko reka duhere dutuje sibyo utuze nanjye ntuze kuko njyewe ndatunguwe sibyo mu by'ukuri nyine nanjye kuba narakoze ibintu bikaba bitangiye gupfa njye ntabwo mbyumva mwavuganye neza. Bukeye akwandikiye iyo message mu by'ukuri ganza n'ikijya kuko ntabwo yabyuse mu gitondo umuntu wafasha 10,000 by'amayero akabiguhamo imodoka atarakubona ntabwo yajugunye. Hari impamvu, hari ikintu gikomeye cyane cyabaye ntabwo ugize akubwira impamvu. Ni ukuri nta kintu na kimwe yasobanurira, niyo mpamvu nababaye ndibaza basiganza niyo mbwira ikosa nakoze nkarimenya ariko atafashe kuriya ngo ahita aburoka akupa nyandikira SMS nk'ibi nsiga mu gihirahiro. Ndabyumva shapure n'ukuri. Reba ibintu nabibwiye mama wanjye arabizi. Inshuti zanjye zimwe na zimwe zabonye ko nahawe gift. Narimaze utararenga aho mbabarira ngo uce mu ijambo sibyo kuko nanjye bino bintu kubiprocesinga biri kunanira. Ubundi inshuti zawe hari abantu bavugana na ganza mu inshuti zawe kuko ibi bintu harimo ikintu princess bino bintu harimo ikintu cyangwa harimo umuntu swati ni njyewe cyangwa nawe kuri kote yawe. Nta uganza ndamuzi yego sinamubyaye ariko princess nta uriya muhungu iminsi mwari mumaranye umuntu ukuntu yagukunze umuntu afashe imodoka akayiguha ntago ari umuhungu utaruzi ibyo arimo pe. Se umwana wanjye bafite iki kibazo koko ntari gushaka gukingura ntari gushaka kumbwira ikibazo afite byagenze bite koko. Ibi bintu birimo ikibazo ko ntashaka kunyitaba ntashaka gukingura ntashaka kumbwira ibyo byose niba mu kazi batamwirukanye wa muhungu ashobora kuba yamubenze kuko ntabwo uyu mwana yarasanzwe anyisanzuraho yarasanzwe ambwira yari inshuti yanjye. ntabwo numva ikibazo princess afite kugeza aka kanya. Ntabwo nyumva cyatuma umwana mukinguza aka kageni ntashaka no kunkingurira. Oya afite ikibazo kandi cyihariye adashaka kuvuga. Ndakora iki ndongera mpamagare pasiteri wagowe
hano Imana ubanza yandetse kuko ntabwo yari umwana wanjye nsanzwe nzi. ariko mbizi neza ko harimo umuntu wabigiyemo amashyara abaho n'umuntu wese yakwifuza ko ahabwa imodoka, kuba warahawe imodoka umuntu wo mu Rwanda byazamuye amashyari. Ibyo byazamuye amashyari, banza wumve ko Ganza nawe ashobora kuba ari kurengana, wenda nawe ari mu gahinda. Sibyo, sinshaka kugira uruhande na rumwe njyaho, ariko mbabarira wihangane uhagarare ikigabo. ari wunda kwizeye uburara ntakuziho, ninde muntu ukuziho ko twakuranye ko twapfa, uburara ntakuziho ninde muntu wagiye kubwe, kuko iyo ndavuye kwikirara hari ahantu yakuye amakuru ubona uko ubyumva. Mbabarira ke kurira, mbabarira kuko ntabwo ndi bubashe, sindi businzire, mbabarira nukuri pe. ko muvugana uzagenda ugerageza muvugana kuko yaratanga nawe nta komunikasiyo irimo, basi agusobanurire abakubwira ikintu namukoreye numve kuko niba naragikoze cyangwa niba ndi kurengana. Mbese urarengana, icyo ndakizi. Ndababaye ntabwo ushobora kubyumva, mfite n'ubwoba ko bashobora kunyirukana mu kazi kubera ukuntu byangoye. Oya, ntabwo uri gukora iryo kosa, hagarara kigabo, ubyuke urwane nabyo, ujye ku kazi, kuko mana uzi ko numva sindabigenza ni kuko bino bintu ntabwo byarangira gutya n'ukuri. Ntushobora kumva uburemere bwabyo. umva nkubwire, ubu ngiye kukupa, ngiye kwita mpamagara Ganza, njyewe nzaguhamagara ejo, urumva mvuye ku kazi naniwe, ngiye kumuhamagara, nzaguhamagara ejo mubwire uko bimeze. Gusa nimba yanditse muri mesaje ngo ufite ubura, ngo urikira, yanditse ko ufite uburara urikirara, yambwiye ngo uburara bwanjye yarabumenye, ngo ntabwo wakomeza gukundana n'umukobwa w'ikirara. Urumva ngo yarabumenye, urumva none ko ari njye ukuzi kandi akaba atari njye wabikora, urumva nakuje n'umuntu kameme, urumva yabumenyeshejwe nande, we ntabwo uhita wumvamo ikintu, urumva ahubwo hagati yanyu harimo umuntu uri kubatandukanya. Ahangaha niwe mukwiye gukomerera, ariwe ntahita ariyagitinga gutyo nk'abyo bamubwiye. Gusa wabimubwiye ni mama wawe, nibura avuga ati uriya muntu wabimbwiye ndamwizeye, urumva nawe kandi komera. Urukundo nimutarurwanira ntabwo ruzaba urukundo, mugomba kururwanira mwese, mugashoramo umutima, mugashoramo imbaraga zanyu. Iki ntabwo ari igihe cyo kurira, iki ni igihe cyo kurwana. Urikumva Prese? Iyo abana aringize n'amahirwe nkamenya ikintu cyamubaje cyamuteye kunkorera ibi byose, ugiye kukimenya kuko ndahari, ugiye kukimenya. Nawe ngomba kumenya niba afite ikibazo, tukabicoca, mukanatandukana neza, ukavuga ati nzizi iki, nawe akavuga ngo nakamuhoye iki ngiki, urumva. Naho gutya ari wowe urababaye, ariko nawe nzi ko ahari. Nimba yakwandikira Ganza ndamuzi, Prince Ganza ndamuzi, ahari arababaye, sibyo? Rero reka umwe kuba ikibazo cy'undi, ahubwo mufatanyirize hamwe murwanye icyo kibazo gishaka kubatera mwembi, sibyo? Sawa, genda ugerageze umuvuga no kuzambwira umpe feedback. Shahumura n'ukuri kandi Imana nsabye imbabazi mu kigwi cye pe, mbabarira uke kurira, ubyuke ugire icyo ufata, simbizi byanze. Karibu. Karibu. Noneza mama. Cyane. Amahoro n'amahoro. Amahoro. Yego. Karibu. Yego merci. Nakora iminsi? Turaho. Ko ntabamenye. Nitwa Peter. Yego. Ndi umukorege wa Princess. Turakorana ku kazi. Murakorana? Yego. Ntabwo nari nkuzi. Ushimye kumenya. Ntabwo usanzwe hasi? Ya, ubushize naraje muherekeje twe mu kazi. Yego. Nyereka ku gipanga ariko ntabwo nabasha kujya mu rugo. Watugeze. Ni karibu wisange. Murakoze cyane.
ariko mamaze iminsi ku kazi nagiye ubushize nagiye muri office bambwira ko yarwaye ko nyine amaze iminsi nikora ko itere yego ishitse kuri office bambwira ko yarwaye ndavuga ariko ko princess urari mu bantu dukunda kudushimisha cyane mu kazi yani umuyobozi wacu ariko mubundi buryo yo tujyanze akazi turi sanze tukaganira tukasabana ndavuga why not ntaza guca mu rugo nkasuhuza nkamenya uko ameze araho ariko nyine ararwaye ararwaye ariko biraho twakize iki se mwana ariko aramazi agera mu rugo ngo buri icyo ufata yego nta kibazo amazi nta kibazo okay yego murakoze cyane yararyamye nawe araryamye amaze iminsi rwose arembye ariko aribyaye copy paste turasa se buriya murasa inzobe mu maso ni copy paste vraiment ndanamugushimira umwana mwiza mu kazi vraiment c'est très exemplaire okay sabaram Prince hano hari umushyitsi gushaka ngo mukorana wo mukorana mu kazi waza ukamuramutsa yego agana gato yaraje yararyamye iminsi ifite imvura nyinshi sinzi niba namwe mubona akavura imvura se hari ahantu itagera buriya twese yatugezeho twari turi kuri ni igihe cyayo ibiza biriyongera ariko wenda i Kigali humwe si kimwe no mu byaro aho twakoraga bya biteye ubwoba biza ni igihe cy'imvura niyo mpamvu Imana ijye biturinda ariko ku rundi ruhande kandi twibera muri domene y'ibintu by'amakawa n'ubuhinzi nako kavura kwa gakenewe nanone ariko iyo ibaye nyinshi nabwo si byiza bikenewe rwose harya witwa Peter witwa Peter ndaryibutse abantu bakuze dukunda kwibagirwa ukanagira ngo nyine numve ko nkiryibuka bisange n'ukuri oya hano ni mu rugo ari mu rugo nani mpamvu mutambutse gusuza ababyeyi biba bikwiye taha no kuzasaba ikindi kitari amazi oya nta kibazo urabiterwa nuko wenda umunsi wiriwe cyangwa umuntu umeze ariko Ese bitima amahoro warembye wa niko cyokora warembye byiza ngaho naje ku kazi ejo bundi nje muri ofisi yawe nkabaza amakuru yawe ntabwo ngo wararwaye wararembye ndavuga uyu munsi why not ndashobora gutamuka ku rugo hagiye kureba princess ameze shabirambabaje vraiment yararwaye ari ku miti ariko ari ku miti urebye biri wabashe kubona muganga arivuje basanze arwaye iki princess rero afite utuntu twinshi tw'utubazo ariko ahanini ni igifu ariko nibura ufata imiti ukabona ko ari ku miti rwose urebye biri ntabwo mbere ari uko ariko biri koroha ntakire ari mu kazi ke turamukumbuye ni ngombwa turamukunda ni agashuti kacu keza ntabwo ubu mu kazi ntibazamurambirwa gutinda na boss baramubwiye ko arwaye ariko ko ari umukozi mwiza burya ari umukozi akwirwaza mu kazi ukabona ari amanyanga ariko we ahubwo we nta n'ubwo yakundaga kurwara ntumbaze iyi ndwara uko yaje yaje nabi rwose ariko Imana imufasha ariko biraza kuza buryo bafashe imiti SAVA arayimuha imiti so mama ndishimye mbo menye mu rugo
ya princess namubonye buriya nabagenzi banishika mu kazi nababwira uko nasanze ameze ko birimo biraza nta kibazo kandi vuba turizera kazagaruka mu kazi oya sasa vuba hamwe no gusenga burya imana ishobora byose nta kibazo turabyizera princess ibyo ntugiye gukira vuba ukajya mu kazi turagusengera kandi nawe ukomeze ufate imiti biraza kuza humura azaza vuba rwose marakira urebye so sawa rero reka basige usigara amahoro kandi ukomeze kumurwaza neza sabisi bari gukira hanze hari umuntu aragukingurira ku marembo reka mwiteho umuhe imbuto ndebe murakoze cyane yego Sheri, pode.